Ibihe byiza kuri wowe tubana kuri Nathaniel hafi ya Bora, mwifurije kugubwa neza aho uhereye hose. Ndagira ngo rero dusubize ikibazo umukunzi wacu yaratwandikiye, atubwira ati ese muzatubwire ingano y'amazi umuntu agomba kunywa bijyanye n'ibiro afite by'umubiri we. Ndagira ngo rero tubiganireho tumenye ese umuntu afite ibiro ibi n'ibi yaba ku munsi yemerewe kunywa amazi angana gute, kandi turaza no kureba igihe cyiza cyo kunywa amazi akaba yakugirira akamaro. Mbere yuko dutangira rero, reka by'umwihariko nshimire abantu mwamaze gukora subscribe. Mu by'ukuri byaradushimishije, mu gihe gitoya tumaze dukora bigaragaza ko rwose abantu mwagerageje kubana natwe. Ndabashimye cyane rero, ariko nubwo bimeze gutyo nawe ushobora kuba ari buri kureba iyi video cyangwa se ari bwo ubanye natwe muri ibi biganiro byacu byiza tubagezaho bijyanye n'uburyo bwo kubungabunga amagara cyangwa se ubuzima bwacu twifashishije ibyo turya cyangwa se ibyo tunywa, ibimera Imana yaduhaye, ibintu nk'ibyo. Rero niba uri kubona utarakora kuri iyo subscribe, hakore. Hanyuma numara kuhakora uraba wiyandikishije muri iri shuri ry'ubuzima. Hanyuma urabona ahantu hari akaganza kameze gutya, urakareba, nurangiza ugakoreho. Numara kugakoraho biratwereka ko na video yacu wayikunze. Rero tugiye kubana muri iki kiganiro kuva gitangiye kugeza dushoje. Nzi neza yuko we tugiye kubana uraza kuba usobanukirwa amazi ukwiye kunywa bijyanye n'ibiro ufite ku munsi, ukamenya ngo ndanywa amazi angana gutya, kandi ukaza no kuba uzi ngo aya mazi mu by'ukuri nzajya nyanywa igihe iki n'iki. Ntabwo ari byiza kunywa amazi igihe cyose uyashakiye, ahubwo hari igihe cya nyacyo umubiri mu by'ukuri uba ukeneye kunywa amazi. Reka rero twitangire ku kamaro ubundi k'amazi. Ubundi amazi tuyavuzeho, biranatangaje buriya cyane uburyo amazi afite umumaro munini cyane mu mubiri w'umuntu. Mu by'ukuri nta ntungamubiri ubundi amazi agira. Rero amazi hagati ya 60 na 70 ku ijana umubiri w'umuntu ugizwe n'amazi. Muri make 3/4 by'umubiri w'umuntu ni amazi. Amazi rero buriya mu maraso amaraso y'umuntu muri rusange aba agizwe na 83 by'amazi. Urumva ko amazi ni ikintu gikomeye cyane. 83 ku ijana bigize amaraso burya ni amazi. Ikindi buriya imikaya burya nayo igizwe n'amazi 75 ku ijana. Hanyuma ubwonko bukagirwa na 74 ku ijana by'amazi. Amagufa nayo akagira 22 ku ijana by'amazi. Hanyuma murumva ko rero buriya amazi ni nayo mpamvu buriya afata umwanya munini mu bigize umuntu. Uretse n'umuntu, n'ibindi binyabuzima byose bihumeka byose bikenera amazi. Amazi bitayabonye ntabwo byabaho. Ubundi mu busanzwe amazi buriya niyo agenga ingano y'amaraso atembera cyangwa se y'amaraso ndetse n'amatembabuzi yose y'umubiri. Ikindi amazi buriya niyo akora amacandwe atuma umuntu amira ibyo ari kurya. Udafite amazi, ufite uburyo bwo kunywa amazi ahagije, ni nayo mpamvu abenshi bagira ikibazo cy'umwuma bitewe no kunywa amazi makeya. Nizera ko rero muri iki kiganiro abantu baraza kugenda basobanukirwa, abantu muragenda musobanukirwa uburyo umuntu agomba kunywa amazi ntibibe byamutera umwuma muri cya gihe arya, ntagende ibiryo bimuniga, hanyuma ugasanga bitumye n'umuntu anywa amazi mu buryo butateganyijwe cyangwa se mu buryo budafashije umubiri. Ikindi buriya amazi niyo atuma umubiri ugira
ubushyuhe, umubiri ugahorana ubushyuhe buringaniye. Umuntu niyumva ashyushye cyane ngo agire igihe yumva arashyushye cyane, cyangwa se ngo ahore yifitemo imbeho. Umubiri rero uhorana bwa bushyuhe buringaniye kubera kunywa amazi. Ikindi buriya amazi niyo atuma habaho ubwivumbagatanye bw'ibinyabutabire mu mubiri. Ikindi amazi afasha kwinjiza no gutwara intungamubiri mu bice bitandukanye by'umubiri. Ikindi amazi afasha gusohora imyanda itandukanye, yaba iturutse ku byo twariye cyangwa se bitewe n'imikorere y'umubiri w'umuntu. Amazi rero murumva ko afite umumaro ukomeye cyane mu mubiri w'umuntu, kubera ko utayanyweye rwose amazi ni kimwe mu bintu umuntu akenera, ushobora kubura rwose ugasanga umuntu ahuye n'ibibazo byinshi by'umubiri. Nk'uko twari twabivuze, amazi afasha ubwonko 74% by'ubwonko burya ni amazi. Murumva rero ku bantu bajya bakunda kugira ibibazo by'amastress, ibintu byinshi bitandukanye bituma ubwonko bushyuha, ugasanga umuntu arwaye umutwe udakira, kenshi na kenshi usanga ari ukutamenya ikigero cyiza cyo kunywaho amazi. Reka rero twihuse duhite twivugira ingano y'amazi umuntu akwiye kuba anywa ku munsi bijyanye n'ibiro afite. Niba uri kunyumva ukaba ufite ibiro biri hagati ya 36 kugeza ku biro 45, niba wiyumvise muri iyo ngano y'ibiro, ibiro 36 kugeza ku biro 45 ku munsi. Ariko mbere y'uko mvuga iyi ngano y'amazi, abantu ndagira ngo twibuke ko amazi umuntu ayanywa ku kigero cye cyangwa se byihariye. Bivuze ngo amazi ngenera kunywa ku munsi, dushobora kuba tunganya ibiro ariko wowe atari ugomba kunywa. Bitewe n'iki? Byaterwa na kirima aho mba cyangwa se aho ntuye. Kirima ihari hashobora kuba hashyushye, wowe utuye hakonje ariko tunganya ibiro. Rero amazi nzanywa ntabwo uko byagenda kose ntabwo azabangana n'ayawe, ariko nubwo bimeze gutyo hari impamvu ni nyinshi. Ushobora kuba utuye ahakonja ariko ukoresha imbaraga nyinshi z'umubiri cyangwa se imbaraga nyinshi z'ubwonko. Ibyo gihe n'ubundi uko byagenda kose uzakenera gukoresha kunywa ndetse y'amazi ku buryo buhagije. Ikindi gishobora kubitera abantu bakora siporo zirenze cyangwa se zituma babira ibyuya byinshi cyane, kuko buriya mu byuya niho amazi umuntu aba yanyweye atakarira. Ikindi amazi ashobora gusohokera mu nkari, amazi ashobora gusohokera mu mwuka duhumeka, aho hose niho amazi asohokera. Rero tugendeye kuri icyo kigero, umuntu ufite ibiro 36 kugeza ku biro 45 agomba kunywa amazi nibura litiro imwe, hanyuma yarangiza akarenzaho santilitiro 200. Muri makeya ni ya litiro imwe y'amazi urenzaho akandi gakombe kamwe k'amazi. Hanyuma umuntu ufite ibiro 45 kugeza ku biro 54, kuva ku biro 45 kugeza ku biro 54, uyu muntu agomba kunywa litiro n'igice y'amazi. Urugero, murabona rino cupa, iri cupa rigize ni litiro y'amazi n'igice, ni litiro n'igice y'amazi. Nibura ku munsi ugomba kumenya ko niba ufite ibiro biri hagati y'ibiro 45 kugeza ku biro 54, ugomba nibura kumekinga sure ko wanyweye amazi angana gutya, nibura yuzuye ahangaha. Hanyuma abantu
bafite ibiro 54 kugeza ku biro 63. aba bantu bagomba kunywa nibura litiro y'amazi n'igice, hanyuma bakarenzaho n'agakombe gato. ubwo bivuze ngo n'ubundi nukunywa iri cupa ry'amazi nibura, ubwo ni urugero nakoresheje, nibura icupa ringana nka gutya ry'amazi, warangiza ukarenzaho n'agakombe gatoya cyangwa se akarahure gatoya k'amazi. uwo ni umuntu ufite ibiro 54 kugeza ku biro 63. umuntu ufite ibiro 63 kugeza ku biro 72, uyu muntu agomba kunywa litiro 2 z'amazi. ni ukunywa rero iri cupa ry'amazi ryuzuye rifite litiro n'igice y'amazi, hanyuma ukongeraho ikindi gice cya litiro, hanyuma bigahita byuzura litiro 2. nibura ukabinywa, ukanywa ayo mazi. wowe ufite ibiro biri hejuru, biri hagati y'ibiro 63 kugeza ku biro 72. kuva ku biro 72 kugeza ku biro 81. abantu benshi bari mu kigero cy'imyaka 35 kugeza kuri 60 baba bari muri iki kigero cy'ibi biro 63 kugeza ku biro 72. kuva ku biro 72 kugeza ku biro 81 ni ugukoresha nibura litiro 2 ndetse ukarenzaho n'akandi karahure gatoya k'amazi. rero ibyo bizagufasha kuba utahura n'ikibazo cyo kubura amazi cyangwa se cy'imikorere mibi idahwitse y'umubiri kubera kubura amazi. kuva ku biro 81 kugeza ku biro 91, uyu muntu agomba kunywa litiro 2 n'igice, aho ngaho nibura litiro 2 n'igice. kuva ku biro 81 kugeza ku biro 91 agomba kunywa nibura litiro 2 n'igice. kuva ku biro 91 kugeza ku biro 100, uyu muntu agomba kunywa litiro 3 z'amazi zuzuye. ni iri cupa n'aya macupa 2 ku munsi. umuntu ufite ibiro 91 kugeza ku biro 100 agomba kunywa no macupa 2 y'amazi ku munsi. aya mazi azamufasha, azamurinda ibibazo bitandukanye byaterwa no kunywa no kutanywa amazi ahagije. umuntu ufite ibiro 100 kugeza ku biro 109 agomba kunywa litiro 3 n'igice. uyu muntu aba afite ibiro byinshi, uyu muntu aba afite umubiri uremereye ku buryo n'umubiri we uba umusaba no kunywa y'amazi n'ubundi. rero agomba kunywa litiro 3 n'igice. umuntu ufite ibiro 118, kandi abantu barabigira cyane rwose, ibiro 118 kugeza ku biro 127, uyu muntu agomba kunywa litiro 3 n'igice akarenzaho n'akandi gatasi kamwe cyangwa se akandi karahure kamwe gatoya. umuntu ufite ibiro biri hagati y'ibiro 127 kugeza ku biro 136, uyu muntu agomba kunywa litiro 4 ndetse akarenzaho n'agakombe cyangwa se akarahure gapima santilitiro 200. undi muntu ufite ibiro 136 kugeza ku biro 145, wenda turagarukira naho ngaho, kuko kubona abantu barengeje ibyo biro akenshi ntago biba bisanzwe, ariko ahangaha ho baraboneka babipima. rero uyu muntu ufite ibiro 136 kugeza ku biro 145, uyu muntu agomba kunywa litiro 4 n'igice z'amazi ku munsi. litiro 4 n'igice agomba kurara azinyweye, agomba kumenya ko yazinyweye. rero hari igihe cyiza cyo kunywa ayo mazi.
wenda tunasoza. Hari igihe cyiza cyo kunywa ayo mazi bitewe n'uko umuntu nijoro iyo aryamye ashobora kuryama amasaha 7, hagati y'amasaha 7 n'8, kandi umubiri w'umuntu nubwo umuntu aba yaryamye ariko umubiri uragumye ugakora kandi uri gukenera amazi cyane. Rero urumva iyo ubyutse mu gitondo umubiri wamaze gukenera ya mazi, akenshi uzanabibwirwa nuko ubyutse wenda ufite umwuma mu kanwa cyangwa se wumva mu kanwa hari kurura, akenshi biba byatewe na ya maside aba yabaye menshi akaba concentré kurenza kuba yaba nyine mu kanwa ntiharure kubera ko amazi yabaye makeya. Rero icyo gihe nibwo ukwiye kunywa ayo mazi. Niba uri gusanga ko ku munsi ugomba kunywa amazi wenda 1.5 litiro, gerageza nibura mu gitondo ukibyuka unywe 1 litiro y'amazi, hanyuma icyo gice kindi uze kugenda ukinywa gake gake, nibura umunsi uze kurangira umeze neza. Cyangwa se na mu gitondo ushobora guhita unywa igikombe cy'igice cya litiro, hanyuma indi litiro ukaza kuyinywa noneho umunsi amasaha akurikiyeho bwamaze gucya, utaragira ikindi kintu ushyira mu kanwa ukibyuka. Fata ayo mazi uyanywe, bibaye byiza ushobora kujya uyanywa washyizemo akababi kateye, ukagashyiramo kuri wamaze kuyateka ugashyiramo nk'akababi kateye, abantu murayizi ni romare cyangwa se romare, gashyiremo nurangiza uze kuza kuyanywa. Bibaye byiza wanayanywa ari akazuyazi cyangwa se ukanayanywa konje, nabyo ntacyo byagutwara. Hanyuma ukagenda ubikurikiza ku munsi ku munsi. Nzi neza ko utazahura n'ikibazo cyo kubura amazi mu mubiri bigatuma uduhura n'ibibazo by'umubiri. Ndabakunda cyane rero, mwibuke gukora subscribe, musangize iyi video inshuti zanyu, kandi ushobora kuyipostinga kuri WhatsApp status yawe cyangwa se ukanayisharinga mu magurupe ya WhatsApp ubarizwamo. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane.